ese mwuka wera ninde? Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 4 ngo bose buzuzwa umwuka wera. Wakwibaza, bose buzuzwa umwuka wera, ese kuzuzwa umwuka wera ni iki? Tutaragera ku mwuzuzwa se umwuka wera we ninde? Gusubiza iki kibazo biradusaba kureba ni iki bundi mu by'ukuri Bibiliya yigisha kuri mwuka wera. Reka duhere mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 n'umurongo wa 1. Bibiliya tubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Ngo maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Bigitangira, Bibiliya igitangira, batangiye kutubwira ibya mwuka wera. Batubwiye ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana ni kimwe na mwuka wera. Muri uyu murongo duhita tubonamo ibintu bibiri bikomeye kuri mwuka wera. Icya mbere, twabonye itangiriro ry'ibintu byose. Twabonye ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ntabwo batubwiye ngo yabanje kurema mwuka wera. Mwene magambo, ntabwo bari kuduha itangiriro rya mwuka wera. Ushatse wahita wanzura ko mbere yuko hagira ikintu kibaho mwuka wera we yarahari. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri batubwiye ngo mwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe kiremwa nawe yarahari. Ibyo ni ibintu bibiri by'ibanze duhita tubona kuri mwuka wera. Yahozeho mbere na mbere yuko iremwa ribaho yarahari, kandi mwiremwa yarari kumwe n'Imana. Iyo ukomeje gusoma, umva ntabwo turi busome Bibiliya yose ngo turebe buri murongo icyo ugiye uvuga, ariko iyo ukomeje gusoma ugera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mirongo ikurikiraho mu gice cya 5, tukaza gutahura ko mwuka w'Imana ni Imana, kuko Ananiya na Safira ngo wabeshya umwuka wera. Hanyuma Petero akababwira ngo ntabwo ari abantu mwabeshye, ni Imana mwabeshye. Kubeshya mwuka wera bingana no kubeshya Imana. Urumva, ubwo tubonye ibintu bitatu. Icya mbere tubonye ko mwuka wera yahozeho mbere y'iremwa. Icya kabiri tubona ko mwiremwa Imana irema mwuka wera yarahari. Nuvuga ngo yarahari mwiremwa. Hanyuma icya gatatu, burya mwuka wera ubwe ni Imana. Inyigisho yose iri kuri YouTube @KGC Devotions. Imana iguhe umugisha.